Yes, reka nongere mbahe ikaze mwebwe mudukurikiranye umunsi ku munsi. Ni Smart Boy, umuhungu wanyu umwe ubashakira amakuru agiye atandukanye. Iyi nkuru ntabwo nari nashatse kuba nayivugaho kubera ko akenshi njye hari ibyo ntajya nkunda kwivangamo, cyane cyane iyo ari amakuru ntaramenye neza ko ariyo. Nk'uko muri kubibona, muri kubona kuri sikirini zanyu iyi foto y'ubukwe, muri kubona ifoto irimo abantu batandukanye, yaba Irene Murindahabi muramuzi, yaba Dorcas ndetse na Vestina ndetse n'umutware wa Vestina. Ibi bintu kugira ngo mbivuge byabanje kunkomerana kubera ko nari mfite amakuru ahagije. Mbere y'uko tugera kuri izo ngingo cyangwa se wenda kuri ayo makuru yandi nabashije kumenya ku biri kuvugwa kuri uyu mukobwa wacu cyangwa se kuri uyu mwari wacu Vestina, reka nze mbanze mbabwire uko ibintu bihagaze. Ejo mu masaha y'igicamunsi nibwo twabonye ubutumwa burebure burimo agahinda, burimo amagambo akomeye cyane uwitwa Vestina. Reka wenda mbere ku byo ikinyamakuru gikomeye cyaha mu Rwanda, amakuru dukesha Igihe, ni uko mu butumwa uwitwa Vestina yanditse yagize ati reka ntangire ko amakuru avuga cyangwa se ubutumwa uko buvuga. Igihe cyaranditse ngo umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine yaciye amarenga ko yafashe icyemezo cyo gutandukana n'umugabo we Idirisa. Ubu butumwa butambutse nyuma y'iminsi itarenze 130 bashyingiranywe imbere y'Imana. Namwe mu nyumvire, muri make ni nyuma y'amezi atageze no kuri atatu ane gutyo, kuko ibirori ubwo byabaga murabyibuka cyane ko ari mu gihe cyashize, kandi byari ibirori bikomeye, ubona ko byari ibirori byari birimo n'amafaranga, cyane ko bivugwa ko uriya mugabo cyangwa se Idirisa ari umuherwe, umugabo uturuka muri Burkina Faso. Ariko ibyo ntabwo ari byo byatuzanye kuri uno munsi. Biravugwa ko Idirisa yaba yarashatse Vestina afite undi mugore, bikongera bikavugwa ko uwitwa Idirisa yacaga inyuma uyu mwana w'umukobwa wacu Vestina. Ni ibintu byagiye bivugwa na mbere, kuko bamwe mu banyamakuru cyangwa se mu basesenguzi bagiye babivuga ubwo yakoraga ubukwe. Muribuka uwitwa Djihad ari mu bantu bagiye batangaza amakuru nk'ayo, cyangwa babivugaho bavuga ati uyu mwana w'umukobwa ugiye gushaka, uyu mwana w'umukobwa bakingiye muri aka kanya, ati ibye rwose mubitegereze mubirebe. Urumva ko nawe yari ari guca amarenga y'uko ni amahirwe yahaga uru rugo. Mu gahinda rero gakomeye, Vestina yanditse ibaruwa agaragaza ko ubuzima abayemo atabwishimiye. Anavuga ko atakongera gushukwa n'umugabo, ndetse n'ubuzima bw'umugabo agaragaza cyangwa se aca amarenga ko atabukumbura. Abenshi batangiye kugenda bavuga ibintu bitandukanye, bavuga impamvu, bavuga ibitandukanye nyine, ati umugabo aramunaniye, umugabo ni umusambanyi, umugabo amuca inyuma, abandi ati famiye ntabwo yamukunze. Ariko nk'uko twagiye tubyumva ku binyamakuru bitandukanye, igihari ni uko umubano we n'umugabo we udahagaze neza, cyane cyane ko bamwe na bamwe bari kuvuga ko bishoboka cyangwa se bikekwa ko Idirisa ashobora kuba yaramukaniraga cyane cyangwa se ataravugirwagamo na Vestina. Muri make bivugwa ko uwitwa Idirisa cyangwa se umugabo wa Vestina, umwanzuro yafataga Vestina nta kindi yabaga yahinduraho. Muri make urugo rwabo, ubwo Idirisa icyo yabaga yakanze kashe n'icyo, ntagire ikindi, ntagire ibindi mu mubazo.
ni uko ibintu byabaga bimeze. Ugasanga rero abantu benshi bagiye bagenda babigarukaho kuko niyo nkuru iri kugenda icaracara hano mu gihugu, nk'uko mwagiye mubibona ku binyamakuru cyangwa se ku ma YouTube channel, niyo nkuru iri mu gihugu cyane kubera ko ni umusitari, ni umwana uzwi cyane cyangwa se ni umukobwa, ntabwo akiri umwana kubera ko muri aka kanya ni umudamu afite urugo ariko nubwo bitahagaze neza. So rero icyo nababwiraga ni uko ibintu bikomeje kugorana cyane, ibintu bikomeje gutera urujijo, abantu benshi bibaza ese ibiri kuvugwa nibyo cyangwa se wenda ni indirimbo igiye gusohoka bari gutwikira, cyane cyane ko buri muntu wese hano ari kugenda avuga uko abyumva, abandi bakavuga amakuru atandukanye, abandi bakavuga ati ni ugutwika bimwe byadutse, ariko nanone abantu bakibaza ati se no mu kuramya no guhimbaza bagiye kujya basohora indirimbo babanze bayitwikire cyangwa se babanze bashaka amarumazi, ibinyoma byo kugira ngo batwikire indirimbo kugira ngo indirimbo abantu bayitege amatwi cyangwa bayumve. Abandi ati se ko aba bana bavukanye umugisha ko nta ndirimbo bajya baririmba ngo iflopinge, ati nta ndirimbo baririmba iflopinge, ati indirimbo zose baririmbye zirakundwa kandi zikarebwa zikanategwa amatwi n'abantu benshi. Ni ibintu rero abantu benshi bari kugenda bibaza, ni ibintu biri kugenda bicanga abantu, ariko amakuru ahari ni uko aka kanya ku bantu bakurikirana Ishimwe Vestine ku rubuga rwe rwa Instagram, ni uko mu mafoto ye cyangwa se mu bimuranga muri profile yiwe nta foto y'ubukwe ikirimo. Bakavuga ati niyo byaba ari ugutwika ntabwo byagera ku rwego umukobwa cyangwa se Vestina agera ku rwego rwo gusiba amafoto yose ari muri profile we cyangwa se ari mu bimuranga ku rubuga rwe rwa Instagram. Ejo akimara gusohora ubwo butumwa nababwiye haruguru, ni mu masaha nk'abiri yaje kuba yahita asiba, yahise abusiba kubera ko byari byakomeje kugenda bikwirakwizwa ahantu henshi. Ashobora kuba rero yarabusibye kugira ngo abe yagabanya umuvuduko w'iyo nkuru cyangwa se yagabanya umuvuduko wo gukomeza gukwirakwira ahantu hose, kubera ko ahantu hose byahise bihakwirakwira kubera ko nicyo kintu nabonye, amakuru nk'aya arihuta cyane. Ariko nanone abandi bakavuga ati uru rugo ntabwo rwari kumara kabiri cyane ko ntitwigeze twumva urukundo rwabo, ntitwigeze tubabona mu bufiyansaye, twigeze tubumva. Bamwe bakavuga ko harimo abantu bashobora kuba barabyihishe inyuma bakamushyingira uriya mugabo atamushaka. Hakaba harimo abavuga ko cyangwa se bivugwa ko harimo uwaba warabigiyemo akabikora nka bizinesi ku bw'inyungu ze, ariko nyine umwana w'umukobwa we agashukwa cyangwa se bakamugira inama yo kuba yagenda, ariko nta rukundo amufitiye. Kumwe abantu bavuga ati genda, urukundo ruzizana, ngo iyo ubana n'umuntu urukundo rurizana. Ibyo bintu murabizi ko abenshi bakunda kubivugaho. Bamwe uti nanone se manager wabo cyangwa se ubacungira umuziki hafi cyangwa se ucungira umuziki wabo hafi, ntiyaba ari we waba waragiye muri iyi deal cyangwa se ari we wagiye mu kuba yashaka ukuntu abahuza, cyane ko bivugwa ko uwitwa Irene ari we waba warahuje Vestina na Idirisa. Gusa ariko nanone bamwe bakavuga ko bishoboka, ariko n'abandi bakavuga ko atari byo, ariko hakundi nyine iyo ibintu byaje batabura abo babyegekaho. Ariko nanone namwe nkabibariza ati se mwebwe mubibona gute? Ese mwe mubona cyari igihe cyo kuba koko Vestina ari gufata umwanzuro nk'uwo? Abandi uti ariko nanone ku muntu wiyemeje gushaka ntabwo umuntu yaguca inyuma ngo bitume ugenda, ngo keretse hajemo izindi ngeso. Ariko bamwe na bamwe bavuga ko rwose abagabo cyane cyane nk'aba baba hanze bo muri West Africa, mu burengerazuba bwa Afurika, usanga rwose ngo ako kageso kaharangwa cyane. Ariko abandi bakavuga ati ni gute amafoto nk'uko muri kubibona no ku ifoto muri kubona
uwitwa Idirisa mu birori byabo cyangwa se mu bukwe bwabo ntiyigeze anamwenyura ngo aseke, abantu bakibaza ati ni gute umuntu aba atishimiye umugore we, ni gute umugabo nk'uyu akora ibirori ntabe yanamwenyura ngo byibura afate n'ifoto, cyane ko yari agiye kubana n'umusitari, kubera ko aka kanya turi kubavugaho kubera ko ari abasitari bazwi. Uwitwa Idirisa twamumenye kubera Vestine, abandi bakavuga ati ariko nanone Vestina yari yihuse cyane kubera ko ntabwo cyari igihe cyiza cyo kuba yabana n'umugabo cyangwa se yashaka umugabo, cyane ko yari amaze kumera neza, amaze gusitara cyangwa se kuba umusitari, atangiye kubona amafaranga, yaragize amahirwe asoje ishuri cyangwa se asoje segonderi, byari ibihe byiza byo kuba yatangira university akaminuza nk'abandi, ariko we aba yisanze mu rugo. Bibaho, buri wese agira amahitamo ye, buri wese agira uko apanga gahunda ze, ntawamuveba, ariko nanone abenshi bo ntabwo babikunze, abenshi barabinenze, ari nayo mpamvu abenshi bari kuvuga ati rwose ibi bintu ntabwo bitunguranye, bamwe na bamwe bari banabyiteze. Ariko nanone hakaba hari andi makuru avuga ko uwitwa Idirisa, muribuka mu minsi yatambutse ubwo Vestine cyangwa se Ishimwe Vestine yajyaga gutaramira abatuye muri Amerika ari kumwe na mugenzi we Dorcas Kamikazi, bivugwa ko uwitwa Idirisa yari yabyanze, hanyuma Vestine akaza kubimusaba amwinginga, bwa nyuma na nyuma umugabo waza kumwemera aramubwira ati nta kibazo, aragenda, ariko nk'umuntu wari uri kure ye, kuko bamwe bavuga ko bajyanye ariko n'abandi bavuga ko undi yasigaye, ariko ntabwo wamenya ngo bimeze gute, wenda n'ababizi nimba abazi ko bajyanye baratubwira, cyangwa se n'abazi ko batajyanye nabo batubwire, cyangwa nanjye ndaza kubashakira amakuru yandi nayo aza kuza akurikira aya ngaya, ariko ngewe icyo namaze kumenya ni uko uwitwa Vestine, uwitwa na Idirisa muri ino minsi ibintu bikomeye bishobora no gutuma batandukana. Ni ibintu bikomeye aho umwana w'umukobwa avuga ati ngewe ikijyanye n'umugabo wapi, ati sinzongera kwemera ko umuntu yanyobora cyangwa se yafata umutima wanjye akawukoza icyo yishakiye. Ayo ni amagambo akomeye, ayo ni amagambo akomeye ku rwego nyine nawe udashobora kumva. Ni amagambo akomeye, ariko nanone niko biba byagenze. Uyu munsi abantu barishima, ejo bikanga, buriya ni ku migambi y'Imana, ntawamenya impamvu, ariko nta n'umwe uraza ngo agire icyo atangaza, yaba ku mateleviziyo yaba hehe, ariko nihagira andi makuru tugenda tumenya ku bijyanye n'uru rugo cyangwa se ibijyanye n'iyi famiye nziza ya Idirisa na Vestine, nubwo muri ino minsi batumenanye neza, nabyo turaza kuba tubibabwira. Mukande subscribe rero, tubonane ubutaha. Yari Smart Boy kuri Suwene na Fanny